Ntabwo umugore muzima nk'uriya mwiza usa kuriya yatinyuka gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo kuri video call afite umugabo. Namubonye ko ari umugabo yabuze ubwenge. Kuza kuri social media ati umugore wanjye. Namubonye kuri video call. Namusanze mu cyumba ari kuri video call ari gusambana. Nese ubwo umugore yagiye gusambana video call. Ntacyo yakuburanye. Ntabwo umufasha umukwiriye. Preskida azamushakirwa n'abantu. Wenda muri iki gihe twese turi kuvuga umufasha ukwiriye Preskida ntaraboneka. Nize gufata irembo byo ni igitangaza. Umuntu yafata irembo uyu munsi. Kumuntu ajyanga urabirwanya. Ejo rikaza rigafata abandi. Ku bantu bashaka ko babana. Nimubanze musenge yaba Preskida atandukane n'uwo bari kumwe. None Elisa nabatandukane n'uwo bagize gute bari kumwe. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana. Ni BigTown TV, nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka muri story zitandukanye cy'ubusabwa no kubona natwe no kudukurikirana umunsi ku munsi. Yitwa Ezekiel, umuhanuzi. Umeze neza? Ashima Imana yaremye isi n'ijuru. Amahoro Cyane rwose. Ibintu biracamo uko biri kose Uwiteka akomeje kuba Imana yacu. Okay, ni sawa cyane kabisa. Ezekiel rero guturuka kuri Kiranuka TV. Twongera kwiganira kuri story zigiye zitandukanye. Abantu bakubonye botse ubugari bavuga atakwe Mugabo nawe amaze kuba umwesikoro. Nabonye ndi umwesikoro. Wari ku bugari. Umuntu akaba umwesikoro yari. Abantu bawe atuye nawe agakiza karagiye asigare mu bintu biri aho ngaho bidafatika. Umuntu akari ku bugari se yiguriye kubwe. Nabizi se. Yakuye ku ikofi ubundi kandi bwari umutsima. Twabonye ko butari ubugari. Bigahita bimuhindura umutekamutwe. Bateze nawe ngo amaze kuva mu gakiza ubundi ibyo bihurira. Guteka no kuva mu gakiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi nta nushinzwe kungenzura ko nakavuyemo cyangwa se nkarimo. Kuko agakiza n'ak'umuntu ku giti cye ni inyungu zanjye ku giti cyanjye. Ni nkavamo ntacyo umuryango uri buhombe. Ni nakagumamo ntacyo umuryango uri buhombe nta n'icyo uri bwunguke. Byose ni kimwe. Yes. Ukarimo utanakarimo. Ariko nakeza ko karimo wenda nabo byafasha kugaruka kuri Yesu. Ngiye kuba nkarimo nizo nyungu zanjye nabo byafasha. Kuba utakarimo. Kuba ntakarimo ni igihombo cyanjye. Nabo ngabo nazana kuri Yesu. Kandi nubwo ngewe ntagira uruhare rwo kubazana kuri Yesu. Yesu ntabuza abandi bakoze. Yakoresha bakabazana kuri we. Yego. Okay, ni sawa cyane kabisa. Urumva cyane cyo cyo gisobanutse. Uti nkarimo nakarimo. Ndibaza ko message baba yumvisha. Nyine bagiti mu jisho baba bumvise kandi buri umuntu abamudihiyemo ubundi agakandagira neza. Hari umuntu se? Hari umuntu runakubwiye? Uwo nguvuga ko ntakarimo. Abona ko nakavuye ndamubwiye. No baruvuze muri rusangira ngo ari umuntu ufitanye beef. Oya nawe nzi dufitanye beef muri iyi minsi ariko se buriya babura. Ariko se babura. Uri muri uyu murimo wa Kristo babura pati. Ntago babura kabisa. Ntago babura. Urumva rero wa mugani babana hari se babura. Oya ntago babura. Erega mu buzima bwose bwa buri munsi ntago umuntu abura abamurwanya. Ntago yabura. Ni nkuko burya igihugu kitajya kibura umutwe w'inyeshyamba kirwanya. Ntago bishoboka. Nibibaho. Rero niko n'umuntu bitewe n'ibyo akora bitewe n'umuhamagaro. Ntago yabura abamurwanya. Ntago babura kabisa. Ubwo rero ubwo uko uwo muntu ahagaze mu ntambara y'abamurwanya ibyo ngibyo nibyo bica intege abamurwanya wagakomeza kavansa imbere. Mu gihe bahugiye mu kumurwanya wabatera imbere. We abari guca ewana mu cyanzu akatahariya acengacenga amacumu n'ibikoni n'amabuye bamutera byose akikomereza izina ry'Imana igakomeza guhabwa icyubahiro. Kabisa kabisa. Nawe muri uyu murimo barakudiha se nicyo bagukorera. Ntago babyoroshye. Ntago babyoroshye cyane bameze nabi. Ariko rero nekeza ko wa mugani ibintu bya showbiz bimaze gufata indi ntera. Agiye umuntu usanga yavuze inkuru ya nyayo ariko ugasanga umuntu wenda abifashe we mu buryo bwe. Ari inkuru narimo mbona ngo z'umugabo wafashe umugore ngo ari kuri video call. Ngiyo ni inkuru ahubwo imeze nkaho yashaje. Ariko nge ntabwo ariko mbibona.
ntabwo umugore muzima nk'uriya mwiza usa kuriya yatinyuka gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo kuri video kuro afite umugabo n'abagabo bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ukuntu bangana uko bangana no banafite ikofi baheze keri barahari bande hari uwo muri iyi minsi ndi gukinisha filimi witwa ngo ni Makote uwarahari reka ubwo zurambwira iki ese uko byagenze iyo nkuru ni imimbano ko musigaye ngo mukora inkuru zo gutwika biba biterwa na beef wenda umugabo n'umugore bafitanye ashobora kuba hari beef umugabo afitanye n'umugore bigatuma umugabo avuga ati sha kananye nze nkwereka mwemeze kandi ninga ukubitira ndaba nkubise mu cyico cyane ko uriya mudamu ni umuvuga butumwa ukomeye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda no ku ma YouTube ubwo ari umuntu ukomeye cyangwa se ufite izina rikomeye mu bijyanye n'iyobokamana umuntu yabishatse kwituniraho none iyo ari ibintu ajyanye mu itangazamakuru abakurangije burya nk'ubu ngeze kere ko umuntu yaza ko bateze kere yamfashe ku ngufu cyari yansambanyije bita byihuta ubu se nk'igara ryanjye koko barabona ku ngufu naba mpafite nabasha kuhafata uwo ngo nafata ku ngufu byaterwa n'uhafashe wese arahafite undi ku ngufu ni he ndabizi se muzabanze mufate byibura akantu mudushyirire ku ngufu muhatwereke ibintu bivuga byo gutwika no mu bakozi b'Imana byagezemo ubivugaho iki neze ko ari mwe mwabyanduje kandi ko indwara igenda igakura neza ko ariko umuntu w'Imana adakwiye kwandura iby'isi kandi ari mu isi ari mu isi wowe ariko ntabwo ugomba kuba uw'isi nubwo uri mu isi ari mu isi abisi baramwanduza kandi mu gihe mwebwe muri gutwika bakabona biri trend nawe ntabwo ari buze kuza kubura gutwika kugira ngo nawe abonye trend mu gihe abonye biryo yes Uretse ubwo ntabwo ushobora kugenda mu Kigali bikarangira utannye uvuye mu murongo wakagiyemo hagati ntabwo ari abubu baba batannye gusa ijambo ry'Imana rigaragaza umugabo witwa Efraim yivanze n'andi mahanga imvi ziba urutarutara rero kuba bitwa abakozi b'Imana bakwivanga n'imico y'abapagani imvi zabo zikaba urutarutaru si iby'ubu gusa ni n'ibyake gutumbwira ko umugabo witwa Dawidi yego yitegereza umugore ari koga agahita yumva umubiri wiwe uramwifuje urumva ni kamere ya kera kabisa byatangiye kera none kandi no gutwika mwebwe nubwo muvuga ngo ni imvugo z'iki gihe umuntu watwitse bwa mbere Uriya ku musozi Kabuye nawe uratwika se yamanuye umuriro harashya nawe uratwika nawe uratwika byaterwa n'uburyo ndi gutwika ko umuntu wambwiye ko nabura abahamya nk'uko bwo kwa Yago ngo byaro gutwika ndabikubwiye umuntu wambaye amakuru nagiye kuvuga ariko yambwiye teze kera uzamubaze mutari kuri kamera azakubwiza ukuri ngo byawe ngo arafite amakuru none ubwo kumbajije turi kuri kamera nyine ubwo none ndacitse ubwo none ngo amakuru unyine mpamvu ndi kuri kamera ushaka kutansubiza ibyo nashakaga ko ndi kuri kamera ariko ngo arafite amakuru yuko umuntu arwaye n'umuntu ari wayaguhaye Hayes Patri igihe cyose tumaranye igihe kinini cyane Yago twari tuziranye niho nanjye bincangira eske wowe uri umunyamakuru sibyo uri muri entertainment y'itangazamakuru niba ufite nimero ya Yago wamuhamagara tukareba ko ari bukwitaba oya ribanza usobanura icyo ngicyo mbere ko tumuhamagara tumubaza iki burya hari uburyo nyine hari uburyo ibyo byitwa gatwiko bitegura bitewe n'ubusabane musanzwe mufitanye n'umuntu Yago nta busabane ariko wemera ko by'agatwiko bibaho ndabyemera ko bibaho uranabikora ntabwo mbikora ariko nemera ko bibaho aya ahubwo ko niko kabi uranyemera ariko ntubikora none se nabikora buriya iyo ikintu utacyemera ntunamenya n'uburyo ugikwepa uyu munsi wa none ndamutse mbihakanye sinanamenya n'uburyo mbyirinda ariko kuko isi gafatiwe neza cyane gashyira kubera ko isi ariyo sisiteme yabizanyemo warabiyobotse narabibonye maze kubibona mbona nkwiriye kubyirinda none se kankubaze Patri ubusambanyi ntabwo wemera ko bubaho bubaho none niba bubaho kuba wemera ko bubaho urabukora
ariko bakana wese umweperamo ayo nawe oya kuba wemera ko bubaho wese ruhuriye n'ibyo bintu urabukora wowe urambajije ngo gutwika nemera ko bibaho umuti bibaho ndakubwira nti yego bibaho urabikora ndakubwira ni oya ko abantu bagushinja gutwika abo babishinja bareka umunsi utegura ngo pranka rwose yagashya okay abo babishinja nta kibazo bareke umunsi ubwo n'ubushinja cyabwo buri kubikurikirana none ubugenza cyabo uzabigenza ubwo noneho icyaha n'ikimpamo ubwo bizaba ari uko ubwo biracyari mu bugenza cyaha no mu bushinja cyaha ubwo abantu nahe makuru bahaye tunabivaho amakuru mbahaye nuko abo babinshinja nibakaza umurego urukiko ruzagaragaza ukuri hari bamwe mu babwiriza se wenda ntago turivuga amazina cyangwa bamwe mu bakora umurimo w'Imana nkaho ukora nabo batwika abo ntabonze ujye ubona ntago turivuga amazina noye nabo ndabona neze nkubwiye ngo barahari kandi nabo ndabona hari bamwe mu babwiriza banywa amayoguzi banywa inzoga bakanakora umurimo w'Imana cyane rwose urabazi ariko abo ngabo Bibiliya iravuga ngo kubw'inda yakunaniye ubwo ninda zabananiye byumwaho gake yes ubwo bivuze ko nawe wanywaho kereka inda yananiye nawaho ariko itananiye sinanywaho okay cyo ni icyambere wemera ko hari bamwe mu babwiriza ngo basambanye abantu bamwe namwe basaba n'amasengesho cyangwa indi nkunga kugira ngo amufashe icyaha kintu akabanza kumubwira ko ibyo ni ibintu byeze kuva kera buri tumba na buri ki biba byeze kandi ni ibintu bisarurwa ntabwo ibyo ari igitangaza iyo si inkuru urumva yari inkuru none se ibi inkuru ryari igihe wafashwe nka Ezekiyeli ubwo bizaba inkuru igihe mwamfashe none igihe mwamfashe aho bijya ni inkuru erega burya inkuru ni uko njye mvuye muri ibyo nkakira agakiza burya niyo nkuru naho kuza kuvuga ngo Ezekiyeli ngo twamufashe ari gusambana urumva icyo ari igitangaza ntabwo ari inkuru igitangaza ni uko Ezekiyeli wafashwe ari gusambana nuko bamubona yakiriye agakiza icyo nicyo gitangaza reba nk'uyu mugabo namubonye ko ari umugabo yabuze ubwenge kuza kuri social media ati umugore wanjye namubonye kuri video kuru namusanze mu cyumba ari kuri video kuru ari gusambana ibaze umugabo nese ubwo mugore yagiye gusambana video kuru ntacyo yakuburanye wamuhaye icyo yakuburanye cyatumye ajya kuri video kuru ukareka kazasubira kugira ngo umuntu ajye kuri video call kandi ngiro n'ubwo hari bivuze iki hari icyo we yakuranye kuri gahunda hari inshingano y'ubahirije kuri gahunda ntago ari correct birashoboka ko umaze iminsi wibereye mu businzi cyangwa se nawe wibereye mu zindi ndaye iyo ngiyo ukabona utabasha kugira ibyo utunganya mu buriri ibyo bigatuma umugore wawe abamwinjirira bamwinjiriye nuko ngo niwe wisenyera uruzitiro mbere yuko abandi barwinjiramo yes nakigereza urahura nacyo kimeze gite cy'ubusambanyi aho utangiriye uyu murimo ibyo twirirwana nabyo tukarwana nabyo tugahangana nabyo neze nituri mwiza kiragutsinda se ntabwo kiransinda cyansinze se bahita babishyira ku karubanda bari cyagutsinda mu ibanga rikomeye oya ntabwo kiransinda icyo okay ni sawa cyane yitwa Ezekiyeli rero turakomeje story zacu mujye mureka mbabwire ukuri ukuri niko kuzaba batura niko birimbwira urakoze cyane usigaye uri umubwiriza butumwe wakiriye Yesu Kristo cyane nk'umwami n'umukiza noneho ikintu kiriho uherutse nanone ari ikintu twakoranye umbwira ukuntu ngo Prince Kid ngo nabo ko azakora mbona abantu bavuze batari kuyunguye nawe ibintu abarimo ni ibiki ntabwo navuze ko ntabwo ko azakora Elisa tuvuge inkuru ukakanwa k'umuhanuzi kayivuze wavuze ko turayikorana na Elisa ngerega sindi umuhanuzi n'icyo kibazo akiri mu isi agifite umugisha wo kuba akiri mu isi inde uwo nguwo umbwiye Prince Kid afite umugisha w'uko Uwiteka azitegereza akabona ko atari byiza ko akwiriye kuba wenyine Uwiteka akamushakira umufasha umukwiriye ntabwo umufasha umukwiriye Prince Kid azamushakirwa n'abantu ndetse abantu bamushakiye gute niba abantu bakundana bikavugwa bamushakiye ibyo bavuga Prince Kid mwari bwamubone
yashyize ahagaragara ngo avuge ati umukunzi wanjye ni uyu nguyu, itariki y'ubukwe ni iyi ngiyi kugira ngo mubone kuyombayomba. Mwagiye mugenda gake. None se yari yahakana ko atari umukunzi we kugira ngo namwe muze muyombayomba muvuga ko nta bukwe buhari bwabo? Twebwe icyo tureba ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Reba ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Wenda muri iki gihe twese turi kuvuga umufasha ukwiriye Preskide ntaraboneka, kuko Imana yazanye ibintu byose ibishyira uwo muntu abyita amazina, kandi izina uwo muntu yise icyo kintu akaba ari ryo riba izina ryacyo. Ejo bundi umuntu yaratwibwiriye ko bafashe irembo abagihakana. Nize gufata irembo byo ni igitangaza. Umuntu yafata irembo uyu munsi ko umuntu ajya ngo urabirwanya, ejo rikaza rigafata abandi. Ni nayo mpamvu habaho igikorwa cyo gufata iki irembo n'undi yarifata. Yes. None se ubuhanuzi cyangwa se bikubwira ngo iki? Hari ufitemo umukunzi? Reka mbabwire abantu muri ibi bintu tugende gake, n'abanyamakuru namwe mureke kudutegatega, mureke umugambi w'Imana n'ububasha bw'Imana aba ari bwo busohora kuri aba bavandimwe. Suko abifuza yuko yabana na Elisa batamukunze, sinuko abakozi b'Imana baza babivugaho bitandukanye batamukunze, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo yaba Preskide ndetse na Elisa ku bantu bashaka ko babana, mubanze musenge yaba Preskide atandukane n'uwo bari kumwe none Elisa nawe atandukane n'uwo bagize gute bari kumwe, ubundi basabana urukundo. Preskide afite undi mukunzi utari Elisa, na Elisa afite undi mukunzi utari Preskide. None uhereye primaire Preskide ntawe yagiraga? Muri primaire ntago yandikiranaga n'udukumi nkuko twese twabikoze. No muri secondaire. None se muri secondaire baratandukanye. None so muri secondaire baratandukanye. Zake nawe rero bana bishyira ku rundi rwego. Elisa basenga atandukanye n'umukunzi bari kumwe kugira ngo nyine bikunde. Na Preskide abantu basenge atandukanye n'umukobwa arimo kuvuga. Niba nyine bashaka yuko aba bavandimwe babana. Sibyo? Yego. Ibi haramwibanga ryabo bipfe. Ubundi bashyire ku mugaragaro ibyo abantu bifuza ko byaba. Hari ikindi mwibanga, ayo makuru mwibanga se wayakuye? Ayo makuru mwibanga wayakuye? Udafite amatwi cyangwa se ngo ufite amaso byo nyine nunakabakaba. Iyo abantu bakomeje gutera ibuye mu gihuru ntibabone hari ikivumbuka, mutekereza iki? Umuntu bamufungura ejo ariko umwana yamurwaniye ishyaka. None cyangwa icyo nicyo abantu bitiranya aho uzaba twarwaniye ishyaka. Iriya shyaka rero niryo bari kwitiranya bagahita baribona mu isura y'uko urugo rugiye kubaho. Uru rugo rushobora kubaho ariko rutabaye mu bushake bw'Imana. N'ubundi abangaba bari kuvuga ngo rurabaye bahita barubarira iminsi, bakaba bati nubwo babanye twari twabivuze twe twabibana ariko ni iminsi 2 ni 3 ni 4 ni 5. Mwaretse tugafata umwanya wo kubasengera no kabyara umufasha ukwiriye Preskide niba ari Elisa. Ni harya niko babyita Miss Elisa bakabana. Yaba atari n'umukwiriye nabwo Imana igapanga undi umukwiriye, undi nayo ikamupangira umukwiriye, ikibazo kiri he? None se icyo nari nkubajije ntago kinsubije urankwe. Aberega bino bintu maze kuba muri agent usiga dukwepa. Mwese mumushaga kundaga imitego kunshirisha muri go uragira ngo munjyanishe mageragere. Reka jangu ujye mubihore. Oya dore ikintu cyane. Warumbajije iki? Nge nangwaje nicyo kinyoma cyuko Preskide afite umukobwa bakundana utari Elisa. Ni icyuko Elisa afite umutipe bakundana utari Preskide. Wagikuye he? Nagikuye he? Iyo kintu nari nkwibarije. None se kandi Patrick wajya ugenda gake ko n'ibindi byose uzagenda ubyimenyera gake ubwo umenya ko jyana. Ariko niko kuri we jyana ko hari ikindi wafasha ko ubuhanuzi se ubuhanuzi weretswe. Nese ibintu byose muzajya muhora mumbaza ngo neretswe gusa. Amba nawe ako noneho ubihinduriye isura. Bihinduriye isura abantu basenge ariko hajemo akantu karimo ukuntu hagati aho
urakumvisha akantu cometsemo ntako numvise bati basenge ariko kugira ngo babane umwe agomba kugira gute gutandukana nabyo undi nawe akagira ibyo atandukanya nabyo reka nkubwire Preskid afite kese yari afite kese yuko yarakurikiranyweho ashinjwa ibyo yashinjwaga byari bijyanye n'abamisi akamagani yangingo zanyama sibyo none mu gihe ko ari munde ashoko ari nabandi bamisi bakundanaga nabo mu gihe guhita mugaruka mufata uwabaye miss mumushyingire kandi arimo n'abatabaye miss nabo bari muri case icyarokotse kijyanye n'abamisi mu byukuri urumva muri mu mubare muzima urumva mutari muri mayina batanye ariko se wa mugani ikibazo cyo cyarimo abakobwa benshi ariko umwe ni wa murwaniriye uwa kurwanira uwo ari we wese reka nkubwire buriya umuntu nakugirira neza ntuzamwiture nabi nawe kugira neza si ideni kabiri ntabwo ari ideni ngo kugira neza nawe uzamugira neza Elisa yabikoze kubw'ishyaka n'umuhate kandi akoreshwa n'Imana kugira ngo abe ari we ubera Preskid umutabazi. Niba rero Elisa intsinzi yayigezeho mureke na Preskid azigerere ku ntsinzi ye, ariko ntabwo Elisa mwishinjerese ko yabikoze kubwo gushaka gutabara umugabo. Ibyo ngibyo uvuze byo kugaruka kuri case se byo bihuriye he? Nyine gende kugaruka kuri case ko irimo abakobwa benshi ukavuga wenda kureba abakobwa benshi ko cyari umwe wa mugani mu mushingira atawari afite n'undi bakundanamo. Icyo ngicyo nicyo nshaka ko abantu tubanza tugatekerezaho. Sibyo? Umuvandimwe mwimufatanya n'ikibazo avuyemo. Bimufatanya nibi. Bimufatanya nibi. Nawe ubwe ntaricara ngatuze. Hari ibyo akwiriye kuba yakwitaho. None bazo umuntu utaratuza. Hari ibyo akwiriye kuba yakora. Afite undi mukunzi. Hari iterambere ashaka kugera iriya minsi yarari hariya. Hari ibyo yacitse. Hari ibyo yatakaje. Urumva? Ibyo byose rero biramusaba ko tubanza tukamuha umwanya gatuza nshuti yawe. Ariko se icyo cy'abakobwa bandi bo none bari muri case ye. Kandi bamugana harimo n'abatarabaye abamisi. None ni barimo kuki ataba harimo bakundana wa mugani ndakugarukiye. Erega muri abo bose yashobora no kuba nta numwe waburimo. Ubuse musanze yifitiye uwo muri Canada noneho nka Miss wa Canada. Byo ntibyashoboka. Abo ngo bamugana ngo basigaye bafite aba diaspora hafi ya bose. Ubuze musanze yifitiye Miss wo muri Amerika. Ubwo bw'amagambo ntiyashira. Ibintu bya Elisa na Preskid nakeza ko bisobanutse. Nibo bakundana. Afongerwa umuntu gutyo gusa. Mwese ubundi kuba bakundana byo bigutwaye iki? Ahubwo wowe bigutwaye iki ko numva birwanya? Umbwira ukuntu ngo Elisa afite undi mukunzi. Cyo gihuha koko mwigisha. Sigaza nibihuha. Reka nkubwire. Hariho system ivuga ngo bagarira yose kuko utazirizera. Nizaromba. Uyu munsi ibyo muri kwitiranya ngo n'ubukwe ntago birajya kumugaragara. Banyiri ubwite nta kintu barabatangariza. Ni itangazamakuru bitangaza. Nashatse kukubwira. Ejo mutangaje ubukwe bwa Preskid. Ejo mukabona Elisa, ejo ukabona Preskid aberetse undi mukobwa mwajya. Ibyo bihuha mwabisi. Bazagarukireze kere bati yavuze ukuri. Kandi ubu wenda barimo baragutuka. None se mubonye Elisa wagaragaje umukunzi utari Preskid. Mwajya. Ni murindire umwaka ibyo bintu ubifite amakuru. Murindire umwaka 2023. Uzasiga bisobanutse. Nago warenga. Sibyo mbabwiye uzabisobanura. Kibazo none se we mu gihe ibyo bintu uvuga bitaba byo. Cyo byo ko ari abandi bahari. Ubwo baba barabasengeye baratandukanye. Yeko narindi kubaha icyifuzo cy'icyo bakwiriye gusengera. Isengesho ubutumwa mbahaye baba barabwumvise, isengesho ryaba ryarumviwe. Ibintu birasobanutse. None ariko kuki abantu bakunda kubundi bagaruka ku bukwe bwe nicyo kintu cyihutirwa. Ubusi ubundi babaye niba bari kugaruka kuri ubwo bukwe babaye babutwerera hakiri kare. Kandi bafite ubushobozi watwerera Miss se n'umuyobozi we.
babaye babutwerera hakiri kare. Ubu twakwemera umwe avuze tubukwe buri kuri iyi tariki. Ntuza convention bazasezeraniramo nzayishyura. None baratwerera nyine batarabikonfirma niba buhari. None babwiye n'iki nyine ko buhari. Kamakuru mbazaniye ari ayo ngayo bo babwirwa n'iki ko buhari. Ariko bashaka kumenya amakuru uzanye yizewe ku kiye kigero. Yizewe ku kiye kigero. Azizezwa nuko ibyo mvuga bizabukuri hari ikindi. Nibitabo kuri. Uzagaruka kuri BigTown ubwira abantu uti narababeshya. Ngaruka nza kwenda ikiza. Ko nababwiye ngo mubasenge. Umwimana mutandukanye n'ibyo arwana nabyo undi mutandukanye n'ibyo arwana nabyo ubundi ubwo bukwe mubifuriza bongere bakundana. Urumva hari umutego nitezemo ngewe uzatuma nza kubisobanura. Barabeshyana rero ubwo. Hagati yabo nta kuri kurimo. Ubu sugira ngo ufite ugira ngo ntafite undi we wihereho ubwa. Patri wowe wihereho ubwa. Wowe mfite abitundi. None ni yasatse wayivuze mase. Cyangwa se garuka inyuma uze kuri uyu mugore n'uyu mugabo umwe ari kujya kwati namufashe. Na sabana babiri babanye. None bambwira abantu batari abana. Ese nababanye bibamo. None ukeka ko minsi nababanye bibamo. Ukeka ko uwo minsi ari we weretse Preskide cyane ko murwanisha akakurusha abana. Niwe cyane uko yaranafunzwe. Ushobora no gusaba yarafunzwe. Gufungwa yafunzwe na Preskide se? Yafunzwe muri case ya Preskide y'imapuro mimba. Urakoze cyane. Ibyo ngibyo byo kuba yarafunzwe inkiko zarabirebye zisanga. Ubwo sinabyo. Yes. Rero muri kubyurira kandi inkiko zabitesheje. Ese wamugani undi yaramufungiye kandi ko inkiko zabitesheje agaciro. Nose niba zibitesheje agaciro. Ubwo za posi zarize. Urumva nubundi abantu bari bamupfunyiki. Uracyari kubapfunyikira mwaretse kubapfunyikira. Aziko no burimo kubisubiza rero dubi. Utuginga uri mugenda uzana moto twajya tumpata. Baravuga ko yamufungiwe kandi inkiko zitarabemo cyeke baba baramukatiye se. Yes. Yabaza kumukatira? Yari kuba yamufungiwe kuko inkiko zazi bimuhamisha. Yes. Bivuze ngo ura mu minsi yafunzwe kubw'ikinyoma. Ariko nabwo naberagerage. Kuri kurangije. Yaragerageje ariko kuramufungu. Kubw'ikinyoma ariko kandi ahagararamo kigabo. Yaragerageje ariko kubw'ikinyoma ariko wabigerageje. None wagerageje kurenganura inshuti. Nawe yararenganuwe. Ese washaka ko afungwa kugira ngo byemezwe ko yabikoze. Gufungwa nicyo cyari gihamye. Ubu numvise hari ikibi cyakubayeho. Sibyo? Ntago nakurwanira ishyaka nk'umuntu twabaye inshuti cyangwa se twakoranye mu kazi kamwe. Cyane. Noneho apris wanambereye n'umuyobozi. Urumva nta kurwanira ishyaka. Yabikoze nk'urwanira umuyobozi. Yes. Ego umuntu yakugiriye umumaro murwanira ishyaka. Nese wagira ngo minsi amubere nk'abandi batigeze bari muri nabambwe. Rero icyo ngicyo nicyo kigaruka kuri yasana. None se nta numwe wafunzwe kubera Preskide sinikiza ko biba bihari. Biba bihari. Rero niba igifungo ari cyo rufunguzo rugaragaza ubukwe bwa Preskide na Miss. Abantu tuze buzajya hagaragara. Abantu batana. Ariko ngero wibutse ingingo yo gusenga ingingo ngo basengera ngo niyo uko umwe atandukana n'uwo bakundana. Ibyo sinirwa bisubiramo ngo mbitindeho nabivuze mwabyumvise. Ukuntu ubihuhuye ngo nirebe ngo uwo mfite ngo afite undi. Wowe yihereho. Cyangwa n'umurikiye yihereho. Afite umukobwa bakunda cyangwa umusore bakundana. Umurikiye. Ariko hari undi. Buri wese ajya agenda yiheraho. Uburyo ubeshya Specioza ukabeshya Korodina na Korodete ubwo babaye bagese batatu kandi abo nabo bafite abandi babeshya baheze cyena ba Korode. Yes kugeza ubwo urukiko rwo kuwa kane rubyemeje uko bati ukamanika akaboko. Buryo urya munsi nibwo wawe abatoranyira. Ariko ubwo se barekera kumutereta. Ubwo barekera kumutereta. None se nyine bararekera. Madamu wawe baracyamutereta. Iki? Nkunze kuvuzemo kari madamu waje. Kandi ari we wari uvuze ngo nago nundi barekera kugutereta. Neze wagira ngo ubu wamubona
iyo umubonye ubona ko akiri umudamu akiri umukobwa ubwo se kumubwira agaguhakanira ni ikibazo akagutereta akaguhakanira ntabwo ushobora kumbona ukamwateze kiye bitese ni sawa ati narakwikunde wankunze uruhe rukundo niko uhita umubaza yarunsobanura nkamwana njyewe mfite umugore dore impeta bisobanuye ko nafashwe umugore wanjye nawe akerekana impeta ni uwuhe mugore uri muri iki gihugu cy'u Rwanda waba uri umuntu umutereta akari uko ahubwo wahita avuga ati ngewe agahagarara ku buhamya bwiwe buri wese arateretwa ni uko umuntu ahagarara ku buhamya bwe rero Presikide nta rukuta afite rumutandukanye n'abantu bamutereta Elisa nta rukuta afite rumutandukanye n'abantu bamutereta niba nabubatse ingo bateretwa noneho mba yahinduye isura ni kuri wowe ariko ku bandi barabimenyereye ni ibintu byoroshye ibintu biri simple cyane kuki abantu mu matwi yabo bashaka kumva ibyiza gusa impamvu nuko ari abantu bavuga ko nta bukwe bitewe n'imbogamizi ya ABCD umuntu akumva nyine ubaye umwanzi ese urumva babura kubikunda kuko gukunda ibyiza gusa ntabwo uzi ko iyo tugeze mu bintu by'ibibazo imitima yacu ihabuka niyo mpamvu namwe muhanura ibyiza gusa yewe bari bwambone n'ahantu y'ibyiza gusa ubona ahubwo batantunganya ati ku muhanuzi uhora uhanura ibyago kuki adahanuriye nabiherutse ariko nabiherutse na message yindi witeka aheruka kuguha message zo sinayitambukije message ntabwo nayitambukije narayitambukije kuri Kiranuka TV ubuhanuzi bushya n'ubuhanuzi bujyanye n'ukwezi kwa 12 narabuvuze 2023 ngo abantu bagiye gupfa sara umwaka abantu badapfa kwere amwe yangu maratubeshya ku 2023 ese impanuka zabereye Kicukiro haruguru ikica abantu 70 ingahe uri wayihanuye ntabwo nababwiye ukwezi kutaranatangira sinabihanuye kuri Kiranuka TV ikiganiro ntigifite 18,000 ko wagiye kubimanuka kandi musenge nubwo muri guserebura ariko musengere kuno kwezi kwa 12 kugiye kubamo impfu nyinshi ziturutse ku mpanuka hari umwaka impanuka zitaba ariko se izuyu mwaka izo muri uko kwezi nakurakora gushojwe koko izo mpanuka ndugo ya urabona ziteze maze n'ubu iracyari kuvugana nanjye ikambya ngo buri muntu wese najya no gufata urugendo avuye mu rugo ajya agenda yiragije Imana nanapfa atabaruke apfira mu mwami nk'uko ijambo ry'Imana rivuga nk'uko uri kuvuga ngo nagiye abantu badapfa nagiye abantu badapfa nekeza ko ibyo atari ubuhanuzi ayo namaje cyo uri kwitera ese Ezekiel ubuhanuzi ubundi ni iki ubuhanuzi ni ikintu cyiza kiburira abantu kibereka ibihe n'iminsi bahagazemo kibabwira ati mwitware gutya kugira ngo umwanzi atabasumira none se ko hari ibihe n'ubundi umuntu mubwira nk'ubuhanuzi n'ubundi akabona nibyo bihe yabagamo kibazo uri kubaza rero ni nk'icyumwana uri kwiga kuvuga Imana ikwezi gutunganye pe Imana ikwezi gutunganye amen none se icyo mbaza ni iki impanuka buri kwezi niziba ubwo ni ubuhanuzi kwezi none se nabiguhakanije none se kuza kuba ngo nahanuye kwa 12 niba mvuze ngo kwa 12 kubayemo impanuka iya mbere ikabereye iyo ngiyo indi ikabereye iyo ngo kandi ukazumva ko zabaye ubundi buri kwezi kwa 11 zarabaye ubwo se mba nafomboje kuki mba ntavuze se zitara gutombeza kwa 11 impanuka nizabaye kuki se mba ntavuze zitara nanjye se manure hanura mu kwambira hazaba impanuka urakoze cyane katubirindire neza ko banuzi bwemerwa busohoye itariki zinga na wowe uvuga itariki wowe kare neza uranyigana oyagiyewe uranyigana mwese muri ibihuha ingendo y'undi ravuna wowe genda ukwawe nanjye ngenda ukwanjye ahubwo ariko umva iyo ngingo uvuze ingendo y'undi ravuna bamuguriye fanta nuko n'amafaranga mfite ntabwo waba uri gukora kuri BigTown ngo ube umukene wo kugura fanta bayitume tuyinyweho uretse nkubwire icyo kintu nkiriyemo cyo kuvuga ngo itariki zingahe umuntu uzahanura njyewe potiri urumva azambaza icyangwa uzahanuka wati ku itariki 20 nakwimitse kuba potiri ubu urashaka ejo n'ejo bundi uzabura pota nta muntu wakwimitse se waba wose tubabona ari wabimitse se nakubwiye ngo ingendo y'undi igira gute ngende yanjye umva ikintu kiriho umuntu uzamwe kamwe ati Patrick ku itariki 20 zo kwa 12
neretswe iki ngiki kuri iyo tariki kikazaba umuntu azaba ari umuhanuzi. Ariko ibintu byo kugereranya ngo mu kwezi ngo kwa 12 ngo mu kwa mbere ngo musenga cyane ngo hagiye kuba impfu nyinshi ngo uyu mwaka ngo musengere umwaka wa 2023 hagiye kuba impfu nyinshi, ibyo bintu ni ugufomboza. Wowe nago wabiha agaciro. Aho kantu k'itariki uvuze ni sawa cyane ndagakunda. Wowe nago wabiha agaciro ngo ubyumve. Kereka umunsi byahanuwe uzajya kubona katikati wabishinzemo ikirenge, nibwo uzavuga ati nyamara ba bantu baba bahanuye. Naho ubu ngubu kuko kitarakugeraho, icyo kintu kitari ngo agaciro ngo byumve. No, icyo kintu kitari cyuvuze mwabaye benshi reka. Kandi Bibiliya irambwira ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Byanditse he? Byanditse muri Bibiliya nabirimo nyine byanditse. Oya, muri Bibiliya nabirimo ko hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ndi kukubaza byanditse he? Imirongo yose wamaye muri Yoweri hari ijambo rivuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye. Abasaza, abakecuru bazarota, abasore banyu bazahanura. Mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Bazaba bavuga mwami mwami. Nibo bazagurwa ku munsi w'imperuka ngo sinigeze kubamenya. Uretse abo ngabo ni abantu batakoreye Imana nk'uko Imana yabatumye, kuko umukobwa bumwe agatukisha bose. Nubwo hari abibinyoma hari n'abahanuzi b'ukuri, ibyo tubyemerana. Yego. Umuhanuzi w'ikinyoma ajya guhinduka uw'ikinyoma kubera iki? Ahinduka uw'ikinyoma kubw'inyungu akurikiye mu byahanura. Umuhanuzi w'ukuri azamenyekana bigenze gute? Ibyo yahanuye bisohoye. Yego. Ibyo bintu nari mvuze nabiri muri Bibiliya ko ibanze ku murongo usa naho bihinyuza. Muri Bibiliya ari ijambo Pawulo yanditse naryo. Riravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ubwo abantu bazabikunda bakunda impiya badakunda babo, bikakaza indashima, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Niko Bibiliya ivuga. Yita birangira ibwiye uwitwa Tito, iramubwira ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Rero icyo nshaka kukubwira niki, abo bahanuzi b'ibinyoma muri Bibiliya nabirimo muri Bibiliya nyine batera umugongo. Nari nkubwiye uragira ngo nwemere ko birimo utanyeretse naho byanditse. Ikibazo cyawe biri wisoma gake ntunazi naho byanditse, ni ukubyumva uri kumva ni nk'inkuru uri kumva uko gusa gutyo gusa nyine binsomere. Ntabwo ngo wakanyije ariko binsomere mama gusomeye wala kutubera muri Paulo yireba muri Paulo kangaye wabuvuze umurongo ariko byibura je mba nguteye ingingo ariko se wowe ko muri Bibiliya birimo. Bibiliya reka mubwire, Bibiliya isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 66. Yesararira sibyo? Yesararira nuko ngo abayuda bamubonye baravuga bati doreye nimurebe ukuntu yamukundaga twikomereza. Aho byanditse he? Muri Yohana kangahe? Oya nta murongo nawe wambwiye. Yohana 11 3:5 komeza 3:6 abayuda babibonye bati dore. Ako akaza kirebira ko nyisoma ko ushaka kunzara mu dutego turaho ngatungusha. Ariko minsi y'imperuka hazaza abantu z'ibinyoma hazaba bigisha ibihuye n'ibyirari cyabo. None se ubugiye uri guhanura impanuka urumva mfite irari ry'uko impanuka ziba? Iravuze ngo bazaba bigisha ibihuye n'ibyirari ryabo. Abo ni bande rero? Nabo ngabo bashyize imbere kino gifu bakamaturo. Urakoze cyane. Nabo ngabo Ezekiyeli arwari wakitura iri he? Uretse nanga kamera bawaratse ako situra undi bubi ariko ahubwo kamera yawe ngo numvishe ngushaka indi. Abantu baba dukurikiranya ahubwo bahe nimero bashyireho umufungo 0.8. Uragira ngo mbe nka wa mugabo navuga mukoresha ikiganiro gatatu ngo ko mutanshyiraho nimero ngo mubanze mureke mvuga nimero ngo mvuga nimero ugasanga kuvuga nimero arimo abirwanya. Jewe bakamubwira aho kugira ngo mbatangarize nimero bajye kuri Kiranuka TV barahasanga ibyo byose kuko nyishyiraho kugira ngo umuntu uri bunshake
akubona amvugisha Ezeke tugere tugana ku musozo ariko bajya kuri Kiranuka TV barahasanga ya nimero wagize gute wanyatse bahasange ijambo ry'Imana bahasanga ubutumwa banakande subscribe n'ubu twiko tuba turiho urakoze cyane twagiye twisoreza rero na filime yitwa Bazabona Ishyano nabo n'abandi twari dukomojeho kandi abo ngabo bandi b'amaturo n'abatara noneho tugenda tugana ku musozo kuyo tunagushimire urumva unyarukire no kuri Kiranuka naho bagukurikira yo dusoza ubutumwa wagenera abantu kubyo tuba twaganiriye byose ubutumwa nabagenera nuko tuba tutari wenda amarangamutima yabo mu bya Prince Kid na Elisa n'ibindi bintu tuba twagiye ducaho bivuga kuri social media ibintu byose tuba twagiye ducaho umuntu abagira ngo buri muntu wese agire uko afata ibintu ukwe n'undi uko afata ibintu ukwe inama nabagira ibyo navuze yaba ibyo n'abandi bavuga byose babitega amaso ubwo ikizasohora nicyo kizaba ari ukuri igihe kizababwira yes Ezeke wakoze cyane kutuganiriza namwe mwakoze cyane ko mikaze kuri BigTown TV amero habaye mu rugo igihe cyose rwose wajye byo kukumva urashaka kuza ujyuza nanjye uzajya umpamagara ukabyara nanjye kuri Kiranuka TV habaye mu rugo ujyuze umukanya ahubwo tugiyeyo urakoze cyane